ahita maze nikomeza ndiririmbira ngiye kumva numva nahamagaye ngo Frank yes ngo vaye hano uri dushe se ngo nta kibazo yego yambara ipantaro uretse ko kwa kunumva gashyushye gashati nashize ku ruhande yego gezemo nsuni ku rugi kwikanga nashaka no kurebayo yego kugira ngo wenda numve ko ari message ashaka kuba cyangwa se ikintu ashaka kumubwira yego ambwa ati reba hano se mugabo ndikanga muri dushe aho yarari ngo reba hano matima tirebayo ndamureba ndumva nashaka kubivuga amazina yego ngo reba kuntu mfite ngo ndikinziza yego avuga Jesus Christ nibi ni ibiki jara ndumva icyo kintu I know urumva icyo kintu MWIFUZA manager ngo urabona kuntu mfite ndikinziza biteye isoni byanze bikunze mbura icyo mvuga za ndirimbo nazo zaziragiye ururimi ruracitse ngo biteye cyuye yego ngo ntabwo rero ko na demaye ngo maze ngo mba nakwishimiye naro ukuntu bigirijwe iri sexy bagashaka kwigana abakobwa imvugo yabo rero kubivuga byananiye se nambara ishati ndabona se njyana imbeho nambara kwiyorosa biranga ndagira ndyama nkariya aho kuryama naryamiye amajanja nk'umusirikare nta bintu byo gusinzira numva atangiye kurusatira ndamureka aranyegera ndamureka yaryamye yambaye ubusa no gashaka no kwikoza box namuteye umugongo giye no kumva numva staff yiwe inkozeho yego mita ndamureka bwa mbere numva kabiri njye inkojeho ndambaye mutasimbuka na nyine yese mbyuka ndahaguruka ase uri mu biki wa muntu wari yubashye wa mu manager boss ufite urugo n'abana babiri n'umugore ufite n'amafaranga uri mu biki arambwira ufite iki cyazo peti hari icupa ry'amarura ariko twasanzemo ririmo ubusa yego nase simbuka mva ku gitanda ubona nawe ashaka gukomeza guhaguruka ngo mfate turwane nyine dukene mpaka ibyo ashaka bigezeho ngasambanye nyine ngo dutingane nambwa numva mubwira mugabo we sinshaka gufungwa na cyari muto urongera kunyegera nese rifata gutya ndari gukubita mu bwonko upfe bamfunge ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sunday Park ikaze muri buno buzima bwiza cyane Imana yashyize hano ku isi niba udafite vibes nziza tangiye uvuga good vibes biraza kugenda neza uyu munsi ndi kumwe n'uyu musore muri kureba ahangaha yitwa Shyaka Frank umeze ute meze fresh mbere yuko duha abantu ikiganiro tubanze tukwita akaririmbo akazuba kari kurenga ngiye kuririmbira iri hafi gusenga kwange kukugereho manura amahoro yange ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga natwawe nibajye ko ndi mu kiganiro ni Frank Shyaka niwe tujye kuganira ku buzima bwe tujye kuganira ku byacimo ariko nanone no ku muzikimo tubaza kugenda tuwugarukaho sibyo Frank kubise kasi ndavuga umuziki ni struggle ntabwo biba byoroshye umuziki wundi wakunze kuva ukiri umwana muto cyane ibintu byo kuririmba cyangwa se muziki ni ibintu nakuze ntabwo numva ko ari ikintu nakora
ahubwo gusa nakunda kuririmba mbyiyumvamo. Yego. Kuva nkiri mutoya sinize mba muri korali ariko umuntu wisanga nicaye ahantu nicara nkiririmbira. Yego gakunda kumva karahanyuze kenshi. Uza gufata indirimbo mu mutwe gutetanya kubyiga gute? Ntago nize mfata umwanya ngo ngiye kurepeta indirimbo ariko hari ukuntu nkunda indirimbo nisanga naragiye mu mutwe wanjye. Yego. Cyane nisanga nicaye ndimo kwiyumvira indirimbo nkumva naragiye no mutwe nisize mfata umwanya wo kuyirepeta. Mva gusa yagiyemo. Indirimbo ya mbere wafashe mu mutwe ni iyihe? Indirimbo ya mbere nafashe mu mutwe yari y'Imana. Yari y'Imana. Ko mu rugo akunda gusenga. Yego. Yari y'Imana nyine sinasengaga ahubwo mu rugo bagatungurwa no kumbona ndimo kuririmba muri salo indirimbo y'Imana. Yego. Kandi bava ngo ndumupagani ko bajyaga ngo gusenga nkabyanga. Kandi ukabaririmbira bikaca. Akabona ndaririmbye. Yego. Ose uzimenyera he? Bigenda bite? Ate sifite radio se twirwa tumva kagabaza tagakera ngo ni biki. Izasabwe. Akokeye muti zasabwe ntabwo zizi. Indirimbo zasabwe twazumva ku radio zisaba. Kuri bisanzwe. Kuri radio Rwanda ubundi habagaho izitwaga ngo izasabwe. Icyo gihe umugabo wongeye kubura umutwe muri iyi minsi Theo yarafite indirimbo zahitega cyane. Ikizuru bwayo. Yego. Cyane za ndirimbo abantu bumvaga abantu bose zose. Yego, ugize gutya rero winjira mu byerekeranye no gukunda umuziki ariko ntabwo urajya mu studio ngo ugire indirimbo usohora. Happy. Ntashye. Biza nicamo nandike gusa nyine nuko mbikunda. Yego. Mbere uko nkomeza ikiganiro nyemera mbanze mbwire abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira handi ubabara umugongo amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza ukaba wanagenda na paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari ikizere kandi ikizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza butangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0780409264 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788310465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Abikora ni kinavuga ngo hari challenge byanze bikunze zitandukanye yagiye uhoramo nazo muri bino bihe. Sam sister wanjye bitese oye nyine ndavuga ari igihe mu butumwa ashobora kuba yagira ntoze oye biterwa n'ibyo tugiye kuganira sibyo? Yes. Sare buzoga katigamo. Turi kati. Sam ntabwo turimo utagira. Okay twagiye. Yego. Nuko byanze kunze muri uno muziki habamo challenges cyangwa no mu buzima busanzwe habamo challenges. Nibiki wowe nabyo kumva bikubereye nk'imbogamizi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Bijyanye n'umuziki? Yego, bijyanye n'ubuzima, bijyanye n'umuziki byose. Naho nakande kamera mu buzima wenda nabyo nze kuza gusa nkari wabye ninjiramo. Yego. Ubuzima busanzwe nkunda kuririmba. Yego. Nkunda kuririmba nashoje ishuri hajya nkora nyine ibintu by'ibiraka mu karaoke mu bitaramo mu tubari mu hoteli gutyo nyine ariko navuga ko challenge nagiye mura nazo numva nshaka kuba nyine naho umuhanzi nshaka kuba mfite ahantu mbarizwa nyine uririmba ndirimba. Yego. Nawe n'umuhanzi kuvuga ngo ujya muri studio gusa urabona abantu benshi hano birirwa baririmba. Yeah. Dusanga nta ndirimbo bafite.
ukamusanga mu makwano henshi arimo aririmba ariko asomeza abandi ayo nkumva nyine ndashaka kubona iryo zina ryanjye rigaragara muri ibyo bintu byasabye kuza kwegera umusaza nyine ko njye nta bushobozi nari mfite afite abantu timu nk'abantu 8 akora nyine abona ibirakantu mu tubari mu mahoteli mu makwe rimwe na rimwe ndamubwira se kubona akazi kabaye danje hano hanze ukabona bitoroshye nkaba nkunda kuririmba nta kuntu twajya dukorana na repetition ni umusaza uririmba araririmba umupapa n'umukuru afite n'abana abandi tungana arambwa asuze kuririmba cyangwa ryari byari byisigiye bamuramutuye ndabwira yego ngo zaze turepetane umunsi wa mbere yarambwiye turagerageza ikintu uburano gufata indirimbo mu mutwe urabona ko turi indirimbo nyinshi ndasaba ko nyine uza kugira umwanya wo kujya wumva indirimbo nyinshi ukazirepeta ariko kuririmba ko ndumva ntabwo ari ibintu biri buze kunsaba kukwigisha kugutoza cyane uragerageza ndamubwira oke ariko ubwo mukumbwira ambwiye ngo repeta ntabwo ahise ambwira ngo ufashe akazi ndabyuka umunsi wa mbere njye nagiye kuririmba ntatekereza amafaranga mu mutwe numvaga nshaka kugenda gusa nibishoboka ndashoramo n'ayanjye gusa kugira ngo ngaragara kuri stage karirimbira abantu gusa nkumva n'ubushimishe arampamagara turagenda ndabyibuka twari tugiye ku kabari ntari buvuga izina turagenda turakora yaratiyanye n'abakobwa babiri nari ndi umuhungu turagendera turakora afite gukora akazi karangiye gitondo aza kumpamagara wakoze wagerageje usigaje mu gufata indirimbo mu mitwe nyine ukazumva cyane ndavuga murakoze sinihutira kumwanga amafaranga ko numva ashaka kujya ndirimba gusa ko bindimo kugira n'ibindi bidapfa turakomeje turakora kabiri tugiye mu kazi ko bikunda ko muri weekend abizi n'ibyo bitaramo yaribwirije amafaranga ntari buvuge akajya mbwira ati ngafata tike ariko nkahita mbibona kamembye ko tike y'ahantu turi naho tujya gazi naho naha ntabwo mbibona kamembye ati ngafata tike turakora gutyo nkajya mbona amafaranga amatipu hano bakagukunda ndavuga bya bintu Imana nifasha maze kumenyekana izina ryanjye nkabona ubushobozi nanjye ejo nzashaka bagenzi banjye nigisha niba nshaka kubona ko hari abantu 3 4 bambwiye ko nzi kuririmba ndagerageza nyine zashaka abandi bagenzi banjye abakobwa twishyire hamwe tujye dukora imbogamizi zatangiye kuzana rero nyuma yaho simaze nk'amezi 3 byatangiye nko mu kwa 8 ku mwaka washize kwa 7 aho ngaho nibwo nyibyinjiramo ntarangiye gufatisha haza kuza umuntu nyine twari turi kuri hoteli runaka aje yitwaje ikintu ava ngo ndiburi nkunda yitwaje ikintu nkunda nyine yego uwo muntu nyine turaza kugeraho yaraje twari turataramiye kuri hoteli turaririmba tujya kwicarira handi abantu nawe urabizi ko ari ahantu mu birori ahantu nyine muri karaoke umuntu afata mic akiririmba icyo ashaka n'undi agafata kuko ni mwisanzura bakisanzura twe twicariye abantu barimo kwiririmba ubwabo protokole nyinshi cyane bizihiwe turicara n'umupapa arampamagara hano ndagenda bite nisaba kwita ndeba nyita amazina yanjye ndamubwira arambwira sirimo kunywa ikintu ndamubwira turimo kunywera fanta umugende mutange komande y'ikintu mushaka mumwe n'icyo mushaka ndakibishyurira ndagenda mbwira mugenzi wanjye n'umukobwa twe twicaranye ndamubwira dukora iki ko watuguriye kumahani gusa ubona ko tugiye kurara ijoro tunaririmba dukoresha imbaraga nyinshi tanga komande y'ibyo kujya twirinda aragenda atanga nyine ndahamagara umukozi waho ngaho abaseriveri turamubwira ati tuzanira iki tanga komande y'ibyo kurya inkoko turirira agiye gutaha arishyura arambwira ati fata nimero yanjye uze kumpamagara yego se umukiriya arashakira iki ariko aho nasimbutse gatoya agiye gutaha maze kwishyura amezi 15 ngo ndagurire fanta sha umva ni bisanzwe yego umukiriya arashakira iki uze kumpamagara ndagushaka yego byari ku cyumweru ndabyibuka
mva mu kazi umunsi wo kuwa mbere ndabyibagirwa ko umuntu abananiwe sinanirwa kumuhamagara nirirwaho ndi mu rugo umunsi w'akabiri sinzi ko nafashe phone ngo akara umuntu amaye nimero bakamuhamagara muhamagaye ahita ambwira ko ari bize cyane uwamutima ndi mu kazi yego wamupapa ubwo 15000 aho my 15000 apana boss aho ndo mpapa ukoresha mu kazi kacu ati ndi mu kazi keshi ndi bize nazo guhamagara mu kigo bakumwubaha naho nagara mu kiragera mu modoka nda nambwa okay nta kibazo bitakupada telefone aho kanya nka saa 12 saa moya n'ubundi ahise amagara phone ngo naho gutse ufite umwanya ndambwa ndi mu rugo ngansanga kuri hoteli hari n'ubundi adusanga twataranga wende kwa kanga kwa kabiri akazi dufite akazi dukunda kukagira kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru bagera musanga yatanze komanda arimo ararya turasangira arambwira rero urumva washobora kuririmba ndamubwira kuririmba bimeze bite ndashaka kurema mu muhanzi ndamubwira rero mu buzima bwanjye nagejeje kwicara nkandika indirimbo byarananira nagiraga hagati amagambo nkayabura umubwiza ukuri muhereza ukuri kumvikana kugira ngo ntaza kumuremamo nyine kumwereka ibitangaza ntafite ngiye bwanjye ndamubwira byarananiye pe byarananiye ati shuwa ni cyane ubu ugira ikibazo hano hanze hari abantu bandika araguha indirimbo ujye uzirepeta dukore twebwe tujye muri studio navuga rero karabaye ku mutima mbaye cyamamare ngiye ku muhanzi bonye manager ko ntangira kumureba no kumutinya cyane umuntu wifungaga umupapa nkaba nambaye impeta bati mukuru se mukuru myaka nka 40 rwose ntagaragara cyane aho ngaho turasangira no kumwubaha no gutinya n'amagambo make ndamubwira okay nta kibazo turasangira ndamubwira ati n'amagambo make nawe yagafite ticara mu modoka tutaye turamanuka ari muri quartier zacu ko navuga ngo ni igipangu gusohoka muri gate yanyu muri gate mu rugo mu mitembo ni ko ushaka kuva nkanga muri quartier ushaka kata mu mihanda quartier gato bya gipangu kiwe angeze hanga kugira ngo banze kugera iwe babanzaga aho tuba amugenzi wanjye arageza ahita mbwira ngo sawa turagenda ubwo nimero nayifashe cyashobora twanavuganye ubwo ni wa musoko wa kabiri ubyibuke no turi tuvuye gusohoka turahuye amaze kumbwira ubwo ngiye kuba umuhanzi nkabi cyamamare izina rikakomera hashize iminsi ibiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu arambwira ngo ndimusanga ahantu byari mu gitondo ntabwo ushaka kwamamaza ahantu ko tuhihorera aho ngaho ahantu tuyihorere ariko bakora ibintu by'amakawa kofi nk'ibyo byari nka saa 4 za mu gitondo arahamagara ubwo hano ndagushaka vuba vuba ndabyuka nitera amazi manager ahamagaye njya kumuhanze ariko ngo nta muntu abibwira nibwire ndacicika nzayumvuga ariko umunsi wa mbere nagiye studio ntabona nambaye biriya staff ngo recording bavuga ati nashaka ndabivuga noneho ndashaka ndabivuga manager ahamagaye ndagenda musangayo ahita asanga afite envelope y'amafaranga aho ngaho azambwa tutaricara banza ugende ashyira amafaranga kuri konti kuri beka ni miliyoni 2 nukumubaha cyane no kumutindika fata amafaranga ngira ngo n'amagambo yambwiye mindukira agenda ntabwo ushobora kuba ntarayumvise wari umwizeye gute se ahubwo yakwizeye gute Preto we gute ntimuziranye agoye miliyoni 2 uzijyane muri beka sinzi cyane cyizere agikuye no kuburyo mbona gasimbizi ariko buriya biraza gusa nkaho ibintu ndibuze kubwira aza kumva ikintu ashaka kugaragaza ndayafashe ngiye kuri beka fanga ndabitse ndagaruka sanga yicaranye n'undi mu mama arambwira fata nimero y'umuntu ugiye kujya indirimbo uzirepeta rw'indirimbo 2 noneho mu kuzirepeta birasaba kugira umwanya ugatuza umwanya gute hagarika ibyo urimo kakazi yego ndamwase kariko kanuze mba mu buzima bwo no kwikodesheza amageto mu rugo sinangaha muri Kigali nyine mbaho mu buzima bw'abandi ni haso nzabaho gute sigo nahisemo ikinyarwanda barangunda gutenga kuri kwinshi sinjya miya guca ku ruhande nimba ikintu cyo kigutunze
kabisa ntabwo ugiye kwitera umugongo yego Petit ni kucyasa mbwira tuza ikintu cyose ushaka nzaza nyiguhereza n'inzu naho warusha kuhava ukajya kuba handi hantu gusa ndashaka kubona uri hamwe yego ugafata izo ndirimbo ukazirepeta ndambwira nta kibazo ndagenda nsanga umupapa ndamusaba umwanya namwe boss wa mbere boss ajya bunkoresha nyeri birakatwaye kuririmba muto tubare na hoteli ndambwira rero hari ibintu ngiye kujyamo ejo nazakwicira akazi nkakwemera ko ndibone kigasanga nabuze bibaye byiza nge nahisabye kuvamo nyine hakajya ibindi bintu nkomerezamo nyine ngiye gukora tokete nta kibazo atari kurancanga nyine urancanze uramemukiye yego wari umaze gusa nkaho muri timu turi kumwe nayo usa nkaho wari umaze gucana itara gahita nyogaragara yego ukageraga n'ahantu ukabona ko abantu bakunze baragukunze barakwishimiye yego n'abandi se bagabanze nyine hari ukuntu umuntu ava mu kintu yego ukabona ko nubwo agiye hari ikintu kibura kameme kavuyemo yego mbabarira atokete saa nta kibazo kandi ibyo ugiye nizere ko ari byiza nizere ko ibintu bitagiyemo ibyari by'urubyiruko by'amaheru bidafite gahunda yego bambwira ni ibintu bifite umumaro ariko sinamubwira bya bintu yego usimagaritse ibiraka byari binunze umukene agiye kununga manager aza gushakira inzu azakora buri kimwe cyose cyane gombe nicaye nzi yego ubwo simba imaze weekend ubwo yinjiyemo turavugana WhatsApp mu manager ameza nimero za muntu ndamwandikira ati ndakusubiza hashize nk'iminsi 3 yego ndamuhamagara ndambwira se ko ndimwo ndacyo ndimo gukora wa muntu akaba atarama indirimbo ngo mbe ndepeta bimeze biti ati muhamagara ndamuhamagara ngo ndi mu tuntu twinshi ngo buretse ndaza kuvugisha ariko nkomeza kuvugisha ko WhatsApp wa mwanditsi w'indirimbo mwanditsi w'indirimbo yego yego ndangije ndambwira nta kibazo bigera naho nanjye kumwandikira akanjya sina umwanditsi w'indirimbo uzama indirimbo nkarepeta nyine ukajya studio nkajya studio nkajya kuba umuhanzi yego atangira kunjya sina mama gasimfate ugase bya bintu bimeze biti mama gaye manager umubwa bwinshi nategeka kumuhamagara ngewe namuhaga message ntabwo najyaga nabasha kumenyera yari boss yego none uwo munsi naramuhamagaye yego ndamwese ko mwandikiye namubwira nafate ati bari mu kazi keshi ndaje njye kwigira rero ndazizanira ndabyibuka byari kwa kabiri anzanira pepa 2 3 z'indirimbo arazimereza yego ati genda uze kuzirepeta ahita amereza 40 yego urumva ahita amereza 40 ko mu gihe utarimuka rero ngarana ushaka kuhava genda ubufashe tuno tufaranga aba witaho ndabizi ko akazi wagagaritse kandi igihe cyose ukenera ujye mbwira jera nazandirimbo none ko zirepeta bitamenyereye ukuri ugasoma ikintu ngo cyangwa imirongo uyifatira utayityandikiye wari kuzirepeta sawa ubwo ufite na melody ugomba no gushaka melody none n'umuntu aho urinde hafi yakwandikiye gusa ntiyagushakira melody gusa none uzi kurepeta ikintu cyandikiye kamaye imirongo ukayikubita urafuna I know aricaraga muri salo no mujama bayi zayishobora ase ibintu zayishobora wa akaseka kagarama mu ntebe ati hamahama yarade kwari gusoma ibintu tiyandikiye none ngo bishyire mu mutwe ibintu uri gufata iminota nk'itatu ngo bishyire mu mutwe hari amagambo no ko ari boss bigushakira nabwo bihita bigutera bihita bikunanira byanze kunze uvuze ko ari boss wabigushakiye byanze kunze bihita bikunanira bikajya mu mutwe tujya panique icyo gihe ufata ibintu byose yari mu mutwe kwibagiza kamenya ngo ahangaha niho ndi niho mbarizwa imbere ikibazo ndimo kuzirepeta rwose mfite indirimbo imwe ndimo kuyirepeta boss ati appointment tukabonana ndagushaka ndabwira bimeze bite ati boye sange ubundi hahandi yanyweraga coffee yego ahiremera
ari uvuge yego atansange arambwira ati rero Santana sinzi ahantu sinzi nimba aba muri hehe gusa n'ubushe bwabo ni Kabeza yego numva kuvugana na producer azazukorera indirimbo yego urumva ngo buriya anyereka nyine buryo ki nyine kugira ngo umuhanzi ajye ko abone umwanya muri studio arawubukinga akamenya amasaha akamenya n'ijya azakorera kuko ngo afite abantu bose akoresha niko yahise ambwira yego kambwa ati turavuganye ama itariki zinizi saha naya ngaya yambwiye kari saa neza ijoro yego turivamo saa 7 z'ijoro yego ha navagate mbaye umusitari karabaye studio nagezweho yego utajya kwibona hejuru nanjya kwibona hejuru yego arambwira ahita amezi 600 ndabyuka ajya saa 9 z'umugoroba 600 arabimereza ngo nimbijyane kubidepoza kuri konti yande ya Santana sinzi nuko mwumva sinzi ngabahe gusa we yambwiye kari Kabeza yego uwo ngo ndi producer yo producer ko numva bari bagiye gukora indirimbo ku rwego hejuru nyashyireho kuri konti y'uwo muntu uzajya ukora iki audio ya 600 oya sinzi ko bavuganye urebye ibyango zari nko mu ndirimbo 3 enye okay ntacyo twakomeje urumva ntago ari indirimbo imwe yarambwiye ngo tumwishyure ahubwo ni miliyoni we yarambwiye ngo tumufate amafaranga nyashyire kuki kuri account yande ngo ya producer yego azadukora indirimbo ako siza mbya ngo mubari yego ngi sinezi ngo dikorerwa ngahe yego ntago mbizi n'ubimbashije numbaje ngo dio nagaragara niba ari ijana cyangwa ari 5 nagara sinabimenye biterwa na producer wari we sana nabizi njya numva ngo cyaba mare n'element abo muzi yego arambwira ati noneho amafaranga n'ifite rimaze kuyohereza hanze bagiye kunzanira ibintu nyine ngo ndumucuruze mfite ibintu by'amacyo kayirenga iki atafite 600 ndabura 400 ariko ejo ndabana yabonye yego ahita mbaza ngase ufite amafaranga hari amafaranga mu kazi kwa koraga amafaranga yo gusevinga ndambwira aho ngaho yica n'ikize ko rese mubwiye nta mafaranga araho ngaho nica n'ikiza adafite icyamaze gusa nyine ashaka mu myaka yanjye shaka gutuma nambara ubusa shaka gutuma niba shaka gutuma nabwirirwa cyangwa se ngo mburare yego ngo nangahe ndambwira kuri konti yanjye 400 yego wari wana savinze bana narakora na savinga geradi nta byashukaga ngo nyajyane dutipo nabaga nabonye mu birori kubita kuri konti ngo ndege ko zavamo umuntu ufite izina cyangwa se umugabo ibyo 400 nahita mbwira ati genda afate uyashyire ku konti n'ubundi nanga nkuhaye yego kugira ngo we yicare yiteguye twebwe nta kintu tubaza ahubwo rero tumubaza yego amafaranga yawe abarakubwiye ngo yashyi kuri iyo konti ndagenda ndatubikuza ku mutima utuje n'ibyishimo byinshi narishimye yego ndagenda nadufatanya nkajyana kuri ya konti ndabitsa n'ibyishimo byinshi yego singiye kuba umuhanzi singiye kuba icyamara manager nkaje ugenda muri Benz y'akaga zimodoka agendaga mose yego amaye nka avuga ntaga yamuye amafaranga mu mezi miliyoni byakananyizera ngo nizijyane amafaranga ntago n'udufaranga duke cyane ntabwo yatwibaka meme yego note ya 500 kuri we ntago yamufuza uragiye uyashyize kuri konti nayo ayawe ayanjye yagenda nyashyiraho rwose ndavuga se neza birakarafashwe nesubiriye mu rugo umuhungu turatandukanye arananjyanye akomeza kurepeta indirimbo rero nayambere ikibazo ko repeta ibintu tiyandikiye embere ikibazo irimo iswayire se nanakizi ugashaka melody ukayihindura umunsi ku wundi birasa n'umuntu wundi uririmba akakumotiva yego kugira ngo nimba ari akantu kagusobetse agufashe akakwibutsa mamagara umukobwa agasista kagashiti kanjye kaba muri korali karimba kaza kafashe ndimo no kwifata ko yambere ikibazo muri iyo minsi ubwo tutugeze mu minsi ijye kujya mu minsi mikuru ati rero tumaze iminsi kumbwira ko byagucanganyisha ndashaka ko tujya kuruhuka yego bose nta kibazo bose wenda bose mukajya kuruhuka ngo tukajya kuruhuka yego wari ku rwego rwo hejuru bose yari afite imyuka yego yari afite ebana ibintu bikoraga vaye ari kuri speed hejuru yego manager sha ati tukasohoka yego
ariko ubwo umunsi umwe twagiye ndahabona nanyereka madamu nanyereka abana be yakwetse madamu kweka n'abana yego afite abana bakuru mwana ye mukuru ngiranyije nabonye afite nk'imyaka nk'irindwi cyangwa se 8 yego arambwira dusohoke nka boss nagomba kumwumva boss atangiye no kundisha isi yego boss atangiye kundisha isi ngajya kwirira nzaririmba tu nzaririmba kubita muri ya base naye ndicara ndi kumwe na manager ndagarama muri base imbere na boss yego turagirwa amagana ati se inzoga tambwase tambwa wapi boss ataza ko arimo kusoma nimba nanabikora nabyo namubwira yego ndamubwira happy wahangihangane ngo turama kawayini ngo kari sweet ko nangiri dry sinzi no kwitandukanya ngo ni sweet na dry nimba sweet nimba idasindisha cyangwa dry sindisha ibintu zose zasindisha imwe sweet indi dry ariko zose zasindisha kabisa ntabwo rero nzi ngo myinshi ntabwo kigira yego arimo arakanywa ndamubwira bwo ari bubinegetse kabiretse tugezeyo tusocyana kuri hotel ariko so turi burare sinzi ko turi burare bigeze nimugwanga ariko tubanarara nta kibazo umutima bitamagara mu muhunganye mu mushitaye tubana yego kugira ngo mumenyeshe ndambwira rero hako ntagaramenye ibintu ndimo nubwo abona ndepeta nambwiye ni haramushaka ko ntabwo arazi ko ufite manager ntabwo hana rushaka ko mbice akora karirimbo kamwe ati yanyihera n'indirimbo ndepeta ati no mujyaneza ako naze kumwereka kari ikintu ndimo byatanje bashaka kumutungura ndashaka kumutungura akabona ikintu kigeze hanze ambwa harana ndi ko n'abajama banje cyase ndibuze kigena no mwesha ko turi ku giti cy'inyoni yego ako hirya Kigali yego ati nta kibazo bro ndagenda turamwe kakano wavuga ntumva kari sweet ukora ari nkonje ndimo ndasiga uhora ukonje utagiye gushyuha noneho ari nkonje none ndumva nagiye kumva imbaraga ndumva umubiri wanjye urimo gukora fresh umukire arakubita abona wari serenga abona arimo aramwenyura umukire abona arimo araseka abase no ibi ni ibiki wa muntu ariko nyine nikajya kibura akabakire akikarumata agakomeza kwifata turariye turanyweye muri babiri se turi babiri ya manager kweli saa yine zazirageze z'ijoro ndamubwira ahita ambwira gushaka ngo baza hano hantu twati kuri hotel ahantu haba ama guest house yego ndagenda mbaza umusakite neza nanze ko bazana abakozi baho ndasohoka mugiye gusohoka cyangwa security yego ajya ndamubaza ahita hatwereka turagiye yishyura icyumba ndamubwira se ni ngoko turarana kuko namubwiye nambwiye ni ngoko turarana yego nambwiye se boss turarana kujya tishiye bibiri se icyubahiro cyinshi ati nta kibazo nkagira ngo no basi ni icyumba basi kirimo ibitanda bibiri bibaho bihanda hari njya mbibona nje mu cyumba twinjiyemo mbona harimo igitanda kinini dushe na toilet torece kaka wayini kakoze ako sinasinze byo guta ubwenge yego gusa numva kagezemo tu mu bintu namenyereye nicara ku gitanda nayo mfite n'icyawe cya wayini ndi kumwe na manager ebana umukire uzagukiza cyane afite telefone bya iPhone amufashijeho kadoma ya amafaranga yawe amafaranga naramuhaye ibihumbi 100 wakoreye byose nakoresha garajya abagereza ku myanda bajyaga naririmbiraga bagafashwa bakabandemeye kugize gutya mugiye kurara mu cyumba kimwe bati no ibi ni iki gitana kimwe ndabyakira tanumva buko nta kibazo mfite ndabyibuka niyambuye ishati sigarana panaro yonyine ishati nsha muri garderobe yego hashize nk'iminota nk'ingahe ahita ahaguruka ngashaka kujya koga karashyushye cyane yego aragenda ajya muri douche sigararaho numvaga nta kintu ushaka kwikoza na kimwe yego nimerere neza akaba ni yakamaye yego ndatangira akajya nica nkaririmbira
nawe waneze na kawayini kagezemo buri muntu akunda kuririmba afitemo n'akantu mu mutwe birajyana ubundi kabisa kujya wumva ngo inzoga ijyana n'umugore nanjye buriya umuziki n'inzoga oya abivuga gutyo abantu bakumva ko ndi umusinzi w'inzoga ese numva bijyanye ahantu ataza kugira ngo inzoga ngo ndi umusinzi nibwo ari uwigerageje umva biraryoshye numva biranajyanye noneho nkumva n'ijwi rigororotse ukuntu narayimeze burya niyo umuntu yanyweye akantu utaruzi igifaransa urakivuga utaruzi icyongereza urakivuga niba ukizi utiye kukivuga icyo gihe uhita uvuga icyongereza cyane nuko mba nicaye ku gitanda mba nangiye kwikubitira mba nangiye kwikubitiramo ego mba nangiye kwiririmbira nahise numva ngiye mu mwuka wanzi ibintu bibi bitinya Imana nafashwe ndumva nshaka kuririmba indirimbo z'Imana yego abo arizo mfashirizamo muri icyo gihe nicaye iryo joro saa 4 n'igice saa 5 mba niririmbiye gospel ndagenda ndabyibuka naririmbye indirimbo nayitangiriyeho ndabyibuka y'umuhanzi muvuge se nta kibazo yambonye vango ngo singiri cy'abantu bifuza komba ahubwo ndikimana ishaka komba cyo yaminduje y'amaraso ye yaminduye izina amirindirisha benshi bari bazi ko nkiri wa wundi bandi bari bazi ko nyikora ibya kera reka mbabwire narahinduwe uzi no kuririmba none washyizemo ka kantu ari ifite ijwi hano manager atangira kumva umuntu bari kumwe yigiriye muri bwose yafashijwe mu mwuka bana ndafashwe simvuye aho ngaho nakomeje ndiririmbiye anyago mbonye buriya nawe yari yangiye mu mutwe mba ndirimbiye iyindi ndirimbo ivuga ngo ndayibuka se ariko bayita guki bagushakiye akantu ubundi wibuke kari akantu katumye ibintu byose biza ari bishya mu mutwe kandi simbyibagirwe ubu ngubu wasanga zose narazibagiye ugiye kuziririmba urumva ahita maze nikomeza ndirimbira ngiye kumva numva nahamagaye ngo Frank yes ngo vaye hano uri dushe se ngo nta kibazo yego yambara ipantaro uretse ko kwa kunumva gashyushye gashati nashize ku ruhande yego ngezemo nsuni ku rugi kwikanga nashaka no kurebayo yego kugira ngo wenda numve ko ari message ashaka kuba cyangwa se icyo ashaka kumbwira yego ahambwa ati reba hano si mugabo ndikanga muri dushe aho yarari ngo reba hano matima tirebayo ndamureba ndumva nashaka kubivuga amazina yego ngo reba kuntu mfite ngo ndikinziza yego avuga Jesus Christ nibi ni ibiki jara ndumva icyo kintu I know urumva icyo kintu MWIFUZA manager ngo urabona kuntu mfite ndikinziza isoni byanze bikunze mbura icyo mvuga za ndirimbo nazo zaziragiye ururimi ruracitse nta kibazo nta kibazo ibintu bisanzwe ngiyi ngo niyo nkoresha nshimisha abashubanyi leta numva yenda kari abakobwa yenda bakire birwa batereta ubitecyuye yego sabira ku gitana n'ibitekerezo noneho bya bintu byari byishimo bivuyemo ibindi bindi ngomba gutekereza ikindi kintu cya kabiri yaho ni ibiranane yari ryoshye numva nizihiwe irabishye yego ndicara nega mfata murabona ku gitanda kujya gifite umusego ya boro nyimuzamutse mfata umusego ushyira ku gitanda ndegama ndicara ku binda arambura amaguru araza arisiga kwisigamo yisigaga mu buryo butari discipline imbere yanjye ubusayi sumeta hari bikora tangira kunungura ngo ahita ambwira ngo ngese ngo rero ngo ngewe mbomuge akubwa gutyo yakoritse n'abana n'umugore
narababonye nagiye kumusura ibaze ntabwo se kuki ibintu bikora ko ndabikunda ngo ntabwo rero ko nademaye ngo maze ubu ngumva nakwishimiye naro ukuntu bigira ijwi riri sexy bagashaka kwigana abakobwa imvugo yabo rero kubivuga byananiye ndetse mbere niko yavugaga se yabwigiraga umukobwa mbere urebye mbere sinzi ukuntu yari ameze nyine yakwetse nyine nk'umupapa ari Karongi urumva nso hanze ya Kigali n'ikintu kitwa ngo nyine afite yumvaga ko agomba kunyagiza mind mu buryo bwanga afite franga abatikano nakana nta kintu gafite nikana byanga ndaga ubushobozi bw'ibintu ufite ndabwira se wanyishimiye gute kumaze ngo ndumva mushaka ndabwira ibyo yatangiye kugera kure cyane ndabwira ibyo ntabyo nzi uretse no kwa nabizi niyo nabimenya ntabwo nshobora kubikora ntibishoboka sinshobora kubikora kubera ikingo nta bintu biri mu nguzi ko nari byiza ntabwo turyame mpita nambara ya shati we yakubwiye ngo turyame ese ngani turyame ko yanga humura nta kintu wakorera utabishaka ngo ariko ngo ubyemeye ngo nukuri ngo mfite amafaranga ngo najya mu icyo ushaka ngo wabaho neza nazakujyana no hanze ndamwanza ku mutima numvaga nta kintu mfite kumusubiza ese mwaye ibyo bintu mbwira ntabyo nzi sinshaka no kwa nabyumva ahubwo reka turyame tuzabivugana ndetse nambara ishati ndabona se njya n'imbeho mfite nambara kwiyorosa biranga ndagira ndyama nkariya aho kuryama naryamiye amajanja nk'umusirikare nta bintu byo gusinzira ntajya gutekereza numva ndacangayikiwe numva none isi irangwiriye araryama azimya itara ndyamiye amajanja ngiye numva atangiye kusatira ndamureka aranyegera ndamureka yaryamye yambaye ubusa no gashaka no kwikoza box namuteye umugongo ngiye no kumva numva staff yiwe inkozeho mita ndamureka bwa mbere numva kabiri njye inkojejeho ndambaye mutasimbuka na nyine nese mbyuka ndahaguruka ase uri mu biki wa muntu wari yubashye wa mu manager boss ufite urugo n'abana babiri n'umugore ufite n'amafaranga uri mu biki arambwira ufite iki kibazo peti nabaye ibyo ushaka gukora ntabwo sinshaka kubyumva ntabwo nshaka no kuba wabimbwira amatwi yanjye ntabwo bikeneye wambabara ukaba amahoro abanona ahise afata amaboko bashaka kumfata ku ngufu ngo tuza ngo nta birenze ubwo se ngo urabona ngo ibintu byanjye wakonsomye ngo amafaranga nguhereza nose amafaranga umereza ahubwo njyewe naguhaye ngo fuck you ariko kubwira ibihumbi 100 ni byose byawe arabifite bikugoye bingoye bro ntazi ngo nzakura nande he ngo fuck you ariko kubwira ubwo yamfasha amaboko ni bogare ariko buri abantu twabaye piri amaboko yacu arakaraze ntabwo imbaraga ze zipfa kubura nizo ko mukubisa ariko njye narwanye no kumwiyaka ibyari chance nambaye ndamwiyaka hari icupa ry'amarura ariko twasanzemo ririmo ubusa nase simbuka mva ku gitanda ubona nawe ashaka gukomeza guhaguruka ngo amfate turwane nyine dukene mpaka ibyo ashaka bigezeho ngasambanye nyine ngo dutingane nambwa numva mubwira mugabo we sinshaka gufungwa na cyari muto urongera kunyegera nese rifata gutya ndari gukubita mu bwonko upfe bamfunge atasubira inyuma atinya kunyegera avuga ati rani inkota ku mutima ntamwegera akankubita telefone yanjye iri imbere iri kumwe n'iziwe hariya namwameza phone yanjye yarayifashe gutya abarayifashe arajugunya irancika nyine ahita yimena akonesa yarayimennye niwo yimena icyo gihe yahise yimena ikiraho cyose kivaho ubu ngubu I know anyitoraguye mbonera menetse ndamureba ninjya kumujugutura ya cupa yahise fata silipa yazira aho ngaho inkweto turatinye kumwegera ziri hariya
nsohoka asigara aho ngaho asigara shitinga byatari byari byuka byari nka saa saba z'ijoro kuri iyo guest house bagenda asanga umusekirite ntabwo kumubwira ibibaye namwe umuntu uri hariya simwiza ashaka kunyica urumva wancumbiki twaba turi kumwe hano gitondo bwacye njya nkitahira nta n'igihumbi mfite jara nta n'igihumbi mfite umufuka nandi kumwe na manager ufite amamiliyoni n'amamiliyoni udufaranga wari ufite twose natwe yatusabye numva ikizere cyose ariko numvaga buri buce telefone ari imaye irimo nakora nubwo imenetse usohoka utambaye inkweto zitahema nta mutinye afite imbaraga zindusha agomba kumfata ku ngufu niyo atabikora kubera kumurwanya ariko ashaka kumuhungabanya mu bundi buryo byanze bikunze abonye ngiye no kumushyira hanze kumusebya hari n'abantu bafite umutima ukomeye yanakwica cyangwa se nuko ngukuriga no kugufata ku ngufu ibyo yakoze aho yagejeje no kugufata ku ngufu juste no kwikubwira byonyine icyo bakita harassment musekirite ko sinabimubwira nambwe umuntu harasimwize ni inshyanye ariko ndabona hari sign arimo kunyereka ibimenyetso biri sinizeye ati yanasinze niko nabisambwira ati musekirite ndabwira ati ngiye mba ni mu kazi ariko mvuye akazu kanjye genda wicaye muve mu muyaga none ashaka gusinzira usinzira amagafariso mu gitondo uzi ujye gufata bisi muri gare ndagenda ntabwo nasinzira gera ese nangira amafaranga 400 atwaye ashaka kunyinjiza mu bwe kugira umutinganyi gera ku myaka yanjye 400 numvaga ari byinshi ndibaza mugenzi wawe twabanaga tugiye kubaho dute ko namufashaga nawe tugafashanya ese ubundi ngiye kubaho gute numvaga isisa nk'irangiye uri Kigali si wanyu Kigali si wacu nta no mfite ndibusabe ubwo yatishirira inzu cyangwa se maya guhaha nukuza kwihiringa nta kindi naraye nicaye ndimo kuririra amaguru yanjye naraye ndira bindabuke utekeza amafaranga yawe utekeza ibyo wakoze epole man numva ngiye mu yindi se pole sana ndabyuka bwira umusekirite wakoze cyaryamyemo none ahita ambwira ati se wagiye kanzanira inkweto ndagira nambaye silipa sekirite aragenda aramukomangira ngo ninde ngo ni sekirite ngo ashaka iki ngo ashaka inkweto za muhungu ngo va ku mabere ya nyina ngo yananyibye urumva atekereje nako ashaka kuba namuteje abantu hanze aho nabivuze mu bantu kandi mu byukuri nge nabicecetse nabyihoreye yimbayeho n'ibyanye numvaga bindeze urumva sekretari bamututse se ngo genda muberanye ko sekretari ati ntafite uburenganzira bwiwe yishyuye ngomba kumureka akaruhuka gera umusekretari namganiza telefone umagara umuntu amezi tike kubera yabonye kuntu ari meze ahita ambwira ngo tugende muri gare arankatishiriza aragenda anangurira ji ntanayibabwiye sekirite aba ari wikora aba umurira ibyo bintu umusekirite ngo amafaranga 15 cyangwa 20 agenda ameza tike kuva Rwamagana z'i Kigali 1000 cyangwa 1100 ameza tike nambaye silipa muri gare umusore nkanjye none kubite kuntu wambaye neza n'ubishaka babiri batara ufite ikibazo cyo mu mutwe ese ndajya muri gare Remera umuntu uri mbona avuga ati ikintu cyasaze gusa nabyishizemo ndiyakira fata bisi ndagenda bisi nta muntu kwitegereza aho wicaye no kureba buri yarakwihorera yanga kukutera isoni abana ndagenda ageze muri gare Remera mvamo mamagara mugenzi wanjye tubana ndambwa se wagiye guhiga se cyangwa urahari ati nagiye ndambwa se ufunguzo rurengo narwo ngo narujyanye nyine tu ndambwa Romero motari nariko mwishyuye na amafaranga afite amafaranga ufite ndambwa yego yamumere na amafaranga afite ngo waca wewe cyane ibyo wana n'umuntu azi ko ntaburi igihumbi harakupa bya blague yumvaga ntabura amafaranga yo kwishyura mu ndonye ndamuhamagara ahambwa ati manya kanyweza umotari winesha umutwe abuza amafaranga suko yarayimye ku mutima mu yumvaga ntabura amafaranga igihumbi cyo kwishyura motari baramukubise shurangezo hari n'igihumbi mfite
ubwo byasabye guhamagara umpeti twe turimo kurepeta nawe umukobwa ndamubwira se bamwita Fiona ndamubwira Fio wamaye 2 aho ngaho nese mwaka 2 ntadi mu rugo ariko amafaranga ntago nyafite mu buryo nyine ntago afite kumbaza byinshi deshiti kandi yarakoraga afite akazi nawe ahita ashyiraho kuri telefone 2,000 nishyira mutari ndagenda nicara mu nzu ndamuhamagaye namuhamagara kanuka nyine umugabo uhamagara manager yego yasigayeyo witwa manager nako amwita Mabure mabere nyine kihore wamumenye hakiri kare nubwo yakuriye amafaranga urumva ndamuhamagaye basi ko mwinginze ndamuririra namwe ubuzima mba muri Kigali buragoye ibintu byose urabizi ko bisaba kugira ngo wirirwe ugenda utazi naho uri kuri gihungu usanze naho naringeza kugira ngo nzamure umbera amaboko atuma ngera ku bintu bikomeye cyangwa se b'umuntu udasanzwe no ushaka kunsubiza inyuma nayo nari fite yatwaye yego akahita no katima beranye ko fuck you agakupa phone sinongeye kumuhamagara ahise mvuga ni birabaye nari mufite kwa narwana depression cyangwa se nkagira kwiheba nkagira agahinda amafaranga ayakwiye aratwaye akubwira ngo ikize nyine yaranukaga gusa byonyine yaranukaga ngo ni anyereza message ambwira ngo nimba nemera ko ibyo ashaka tuzatubikora urumva ngo tubikore nayarenza ari arayakuba 2 ayamereza ngo nyine mbumuge none ngo ngende umugore ajya ndongora yo gapfa urumva ndamureba ndamwumva kuri ndaya message ndamuhamagara akofata ndabyakira jadi birabaye nyine kino cyumva birabaye amafaranga aragiye muye n'umuntu umupapa ufite urugo yego ndagenda ndaryama mbura ibitotsi icyumwe cyose kirashira nahanya kujya ndwara umutwe ruhande rumwe imitsanga yarareza mugenzi wawe sinayimubwira arataha tukavugana biraho ngaho akabona sindi muri modo mita shaka no muri tike ndashaka kujya mu rugo yego kumumvaga nshaka kujyana hatuje nkava ruhande rwo muhungu ariko nabashaka kuba nakirwa mu nzu no kujya bikaranira yego no guteka bikaranira no kunsigaza ngo mfite amafaranga nandi hahaneke yego agasanga ko hasize mu rugo ameze ni kwa kimeze nta n'ibyo sinshaka kubimubwira sinshaka kumubwira ibyambayeho shaka itike ndagenda njya mu rugo ndicara mama nyitaho nyine ako se nabibwira umwana uje kumusura arabizi ko mama ntago yarazi ngo mfite akazi nibyo birakaba kari birakabisanzwe byo ko nakishakira inkweto kandi kuko nibirakana ngo byarakata umwana aje kumusura abo ni cyumweru kirarangiye ndi mu rugo sinshaka no kugenda ariko najyaga mu cyumba nkibaza bizagenda bite se amafaranga nzongera kuyabona akazi karabuze mu buzima ikintu cyambere cyita ibindi no gushaka ibyishimo muri wowe nahise ntangira gushaka ibyishimo mpita nshaka kwemera ubuzima ndimo nyine nkabwakira nicyo kintu ubundi abantu babura tujya muri depression kuko tutigeze twakira ibyatubayeho ngo dushaka ibyishimo ako kantu mpita nshakamo kuvuga ngo ikintu bita kunyurwa nahise nyurwa n'ubuzima ndimo ndabwakira nishakamo ibyishimo ariko abantu bazi kumva kino kintu 200,000 wari ubuze ngishobora kuba nabikorera mu minsi 3 undi akaba yabikorera mu munsi umwe ariko wowe uri gukoreye igihe kinini cyane kuva mu kwa 7 kwinjira mu minsi mikuru ngo byatangiye kubaho kugeza mu kwa 12 bwa amafaranga nyabonye kandi nabwo se ukuyabona ngo nari nakoreye yari nakoreraga ntabwo akabageza aho ngaho kwa kuri waririmbaga umuntu akaza ati fata 5 yakwishimiye tipu ukabuterekanya bike nkanga kuyangiza Gerard nkanga kujya mu buyobe nk'urubyiruko rurimo kujyamo nkanga kujya mu utwo tubari nk'iyi inkweto nziza ya 30 na hambara yicinditse nkambara ipantaro buriya kugira ngo umuntu abone ko uhora umwenda umwe ayibonera ku ishati uraho idahindura ishati wambaye umuntu avati ramwambara n'ahorama ariko ipantaro nta umuntu upfa kuyoka nta umuntu fungo wayihinduye ugavati ndambara ipantaro ebyiri cyangwa imwe wenda ishati niyo zaza njyaje kugenda kugira ngo abantu batambona mu isura imwe ubwo nyine amafaranga barayatwaye mpita mavuga ati kwamba kwakira ibyishimo nkabishaka muri njye cyo gihe nahise nongera nishakamo ikintu yisanga mu buzima kigoye abantu benshi kinabavunye no kubanza ukaba ukishimira kuba ubuzima urimo
ari ubwawe wikifuza ubwundi arimo cyangwa ubwo watakaje cyangwa se ubwo watakaje emera aho uri ariho uguma kandi wishimire ikintu maze kugishyira mu twanya mva ko ngomba kwa nishimira ubuzima ndimo sinifuza kwenza kwifuza byajya kunera umutima kuva bakora ikintu kibi cyashyira mu yindi risk nyine mu kindi kibazo urumva bitashaka n'ibyishimo ndavuga ni bya bintu byandangaga ubundi cyo cyambere ngomba kujya discipline ihoraho urumva icya kabiri ukicisha bugufi icya gatatu nimba unakora kora cyane kandi unyurwe n'ibintu nuko nese Frank uri mutipe n'ubwo ntabwo araguha amafaranga yawe ubu tugeze mu kwezi kwa gatatu byabaye mu kwa 12 amezi ane urebye arashize urumva 400,000 zawe arazirya arayatwaye yashatse kugufata ku ngufu nyine ngo yaguhungabeje mu marangamutima byanze bikunze cyane sorry ufite akazi se uyu munsi reka ndi mu rugo wahoze umwe harya ngo yabaye ikigo yabaye yaguteye umwako yanteye umwako w'agatsiko yanteye umwako no kubona akazi ati yanteye umwako w'agatsiko musaza aganyereye uraka kubera ibintu ntashije ndamusezera antera umwako bro biragoye none ndicara cyokora nari yakiriye ndishimye n'abantu bare kiganiro nge mfite amahoro mu mutima arahagije ndatuje mu mutwe wanjye kuko ndamutse ngiye gutekereza ibindi bintu ndashaka gusimbuka intambwe eshanu ngo ngere hariya hari uwahageze bimusabye gukoresha igihe kinini ariko ngenda ndashaka kugikoresha mu roto nishaka gukora ibyo bintu byihuse birashyira mu bintu bibi nuko ugomba gutuza nkanyurwa n'ukomeze ejo nta wamenye uko bizaba ejo umugani wa muhungu wacu wasigaye wabaye umuhanzi ayo ngo nuwejo nisuwejo yego ayo ngo kubw'umugambi w'Imana suwejo yego birashoboka rero ejo ko never know nta wamenye reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu Frank aduhaye inkuru ye aduhaye ubuzima bwe aduhaye ibyo yacimo mu gihe gito cyane navuga ngo yamaze mu muziki ari hano mu mujyi wa Kigali aje kwihiringa ngo ariko byatambuka byazacamo umuntu amushuka muri ubwo buryo ariko kubw'Imana ntihagira ikintu kibaho kuko hari igihe umuntu ashobora kwangirika burundu akagendera ko agahita aba uriya mugabo afite ubushobozi bwo kuba yakangiza kandi uvuga ngo urubyiruko ruraranze kwangirika hari benshi yangirije banga urubyiruko rwishimo kwangirika hano hanze si ukuvuga ngo urwangirika ko yicaye ikintu yabyuka mu gitondo ngo yakirose nkajya kugikora hari imbaraga zirimo kuza zirusha iziwe zikamuyobya akisanga muri cya kintu nuko rero yashatse kubikora asanga nyine nubwo nafite imbaraga mfite imbaraga z'ubwenge nyine yego sorry kabisa reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu reka muri kano kanya mbwire ku muntu navuga ngo umeze gutyo uwo Aimable ntabwo tuza kuvuga irindi zina rye tumwihorere wapi ariko tumubwire ati uri kumva iki kiganiro uri kukireba ariko umenye ko ibintu wakoze atari byo nanjye kuvuga ijambo ritari ryiza ariko tubyihorere hari agasimba tujya dukunda kwitirira abantu batameze neza umenye ko uhwanye nako ntabwo ari byo kabisa ikindi nanone ku bantu bandi nk'abo ngabo byanze bikunze hari uwo nguwo akaba n'abandi bameze gutyo mujye mumenye ko ibintu mukora atari byo ibyo bintu mukora ntabwo ari byo none kujya gushuka umwana muto cyane umwana ungana nk'uyu nguyu cyangwa n'abandi bakuru cyangwa bato ukajya kubajyana kuri diro zawe ngaho ibaze ku muntu ufite n'umugore n'abana ubu umugore azi ko afite umugabo banza unyumve kuko njye mfite ukuntu meze ntabwo mba numva ko ibintu byambayeho ngomba kubishyira muri public yego ubu mbishyize hanze kugira ngo ntange message ku rubyiruko kugira ngo hatazagira n'undi muntu uhura n'aba bantu bameze batyo njyewe byarabaye nari nziwe sinigize ngira ngo njye kumubwira umugore mbibwira umugore batandukane neje agahinda mu n'amazina ntabwo twigiye tuyavuga twavuze izina rimwe urumva sinjye ngo mbibwire umugore kugira ngo ejo nibatana icyo gihe mbamemutse nangije umwana na se cyangwa na nyina yego naravuze birabaye ni bibi ariko bibaye njyewe mbonye isomo amafaranga agiye Imana nifasha nzabona nandi uzanayabona cyane we never know wasanga uzajya no mu studio ejo bundi wihangana vuga gutya hari umuntu ko twumva muri kano kanya avuga uti hako wakwifashiriza uyu mutipa akigira muri studio wakwifashiriza nayo amafaranga akayabona sinje kugusabira umbabarire ariko we never know nta wamenya Frank sinzi niba ujya utanga nimero de telefone nayitanga gitange 078 0 60
59 23 ayimusubiramo. Oya ntacyo arasubiza inyuma ashaka kongera kuyibona. Okay. So ndanayishyira hasi tuyipeninga. Yeah. Kano kanya rero turi muri kino kiganiro. Umuntu ufashe ino nimero ntabwo ari uzana amateshwa. Ntabwo uzana amateshwa niba ambabarire umuntu ufate nimero nkeneye. Nambabarire sinshaka imitungo ye. Asha no kuza bya bindi bameze nk'aba immeuble bakaza ati you know abo sibashaka. Abo ngabo towa. Nabashaka abantu twakurwana rw'ejo. Yego. Rufite iterambere rufite rutugeza muri iki gihugu cyacu kuko umusaza wari atubwiye ati mukore cyane dutere imbere ibidafite umumaro amateshwa n'ibiki mu bisiga inyuma. Ibintu bidafite umumaro kuri ngiye mu bijyane umuntu yireba iyo nimero rwose akaza ashaka kumbwira ibyo bintu amenye ko noneho tuzahura nzafite icyuma nzashaka. Kabisa. Frank byumvikane ko yarampamagaye ati ndifuza kugusangiza inkuru yanjye n'abantu bakayumva. Namwe muyumve uwumva yagakwiye kumufasha no mu buryo buri materiel by'umweko bwo kugira ngo yiyubake nk'umusore. We never know, umusore ufite akazoza, n'umusore navuga ngo ufite inzozi zo kuzagira ikintu abacyo. Uko waba ushaka kumufasha kose ni karibu kabisa. Nimero de telefone niyo ngiyo iriho uze kumuvugisha. Frank wakoze kubana natwe muri kino kiganiro cyacu. Wakoze Imana igumugisha kandi namwifurije ishya nihirwe muri kano kazi turimo. Thank you so much. Abantu bafite ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, handi usanga bagira ibibazo by'umutwe ukaba wawita ngo n'umutwe udakira kandi nyamara hari ukuntu wakira, ahandi ubabara umugongo, amavi ndetse n'izindi ngingo zitandukanye, ukumva muri wowe ntabwo bigenda neza, ukaba wanagenda paralize yaba imaze igihe gito cyangwa igihe kinini. Ushobora kuba uyu munsi nanone ufite umwana navuga ngo ufite ibibazo bitandukanye birimo autisme, spino bifida cyangwa akaba afite cerebral palsy, indwara navuga ngo itera abana kuvuka ijosi n'umugongo bidakora. Nyemera muri kano kanya nkubwire ko hari icyizere, kandi icyizere navuga ngo cyatuma wongera kugaruka mu buzima. Iki ngiki ni Genuine Kunga Therapy Center, ivuriro ridakoresha imiti. Mu byumweru 2 ubonye igisubizo cyiza, utangiye gukira. Basanga aho bakorera Kimironko imbere ya polisi yo kwa Kabuga hafi ku Isangano, cyangwa basange ku Gishushu hafi n'akarere ka Gasabo ndetse ni Rubavu. Unabahamagare kuri 0788 40 92 64 cyangwa iyo nimero uri kuri screen yawe 0788 31 0465. Hano ndakubwira ngo ubuzima bwagaruka uramutse uwigizemo ubushake, ugafata icyemezo ukavuga utiriye kansanga amahirwe yanjye muri Genuine Kunga Therapy. Genuine Kunga Therapy rero ubuzima bwawe ni inshingano zacu.